Nyuma yo kubagezaho uko inkuru Animal Farm yagenze muri Summary ndetse tukanabagezaho uko abakinankuru bagiye bitwara, ubu noneho tugiye kurebera hamwe uko chapter ya mbere yagenze. Akantu kose nyiri ino farm witwa Mr John afunga ibiraro by'inkoko nimugoroba, ariko kubera ubusinzi bwe yibagirwa gufunga neza ibintu byose mbere yo kujya kuryama. Amatara amaze kuzima mu nzu ye, inyamaswa zose zahise zitangira gusohoka zijya mu kiraro kinini aho ingurube ishaje yitwa Old Major yashakaga kuziganirira. Old Major yari aryamye hejuru ku rubuga rumeze nk'intebe. Imbwa eshatu hamwe n'ingurube zicara imbere ye cyane hafi. Inkoko n'inuma byicara ku idirishya no ku rusenge, no kuvuga ku gisenge cy'inzu. Intama n'inka zicara inyuma y'ingurube, naho Boxer na Clover amafarashi akurura amagare biryama inyuma. Clover anashyira udusimba tw'imfubyi hagati y'amaguru ye kugira ngo tubone uburyo dushyuha. Benjamin indogobe ishaje cyane idakunda kuvuga cyane hamwe n'ihene Morieri nabyo bifatanya n'utundi dutungo byari biri kumwe mu nama. Nubwo inyamaswa zose zari zibayeho ku munsi w'ubutegetsi bwa Mr John, ntabwo zitari bushimishije. Uburyo zicaye rwose byerekana ko zari zisanzwe zifite icyubahiro kurusha izindi. Izi ngurube ndetse n'imbwa bigaragara ko zasumbaga izindi. Ukuba ingurube n'imbwa byari byicaye imbere no kuba ingurube ariyo yatangiye ijambo byerekana ko zari zisanzwe zifite ububasha ku zindi nyamaswa. Ibyo nibyo bitangira bigaragaza itandukaniro riri hagati y'amatsinda mu ifamu. Ifarashi yitwa Morieri ikunda ubwiza n'ibyiza. Yaje yifashishije imisatsi, yari yisukishije imisatsi y'umutako ndetse irya isukari. Ibyo bigaragaza ubwibone budasanzwe ndetse no kuba akunda ibihenze. Injangwe yo ishaka gusa naho ashushanya hagati ya Boxer na Clover, yari iri hagati na hagati kandi ntiyitaye ku byo Old Major yavugaga. Old Major abonye bose bateranye, no kuvuga inyamaswa zose ziteranye uretse igikoko cyitwaga Moses, atangira ijambo rye. Ise inyamaswa zose bagenzi be, akavuga ati bagenzi banjye, maze avuga ko agiye gupfa vuba, ariko mbere y'uko apfa ashaka kubasangiza ubwenge bwe ndetse n'inzozi yagize. Old Major yavuze ko ubuzima bw'inyamaswa bubabaje cyane, bizahazwa n'uburyo bifatwa. Bihabwa ibiryo bikeya gusa kandi iyo zitakibashije gukora barazibaga. Old Major yavuze ko ubuzima bw'inyamaswa bubabaje cyane, zihabwa ibiryo bike bizitunga gusa kandi iyo zitakibashije gukora Mr John arazica. Yavuze ko inyamaswa ari abacakara nubwo bitari bikwiye kuba bityo. Mina Farm yari ku bubasha bwo gutanga neza ibyo kurya by'inyamaswa. Inyamaswa ndetse n'umusaruro uzikomokaho wari uhagije kugira ngo zibashe kwitunga neza. Yemeza ko abantu ari bo kibazo gikomeye kandi ko nibirukana abantu inyamaswa zizabaho neza nta ntambara cyangwa imirimo izibabaza. Morieri n'injangwe igaragaza ko abantu bo mu rwego rwari rusanzwe bari bafite ubuzima mbere y'impinduramatwara y'Uburusiya mu 1917. Morieri akunda isukari n'imitako, naho injangwe yo ntacyo yitayeho uretse imibereho yayo bwite. Ijambo rya Old Major risa cyane n'ibitekerezo by'uwitwa Karl Marx muri manifesto yo mbere y'uko impinduramatwara y'Uburusiya itangira. Ijambo ry'uwitwa Old Major risa cyane n'ibitekerezo biri mu gitabo cya Communism Manifesto cya Karl Marx ndetse na Frederick Nietzsche ndetse na Engels, aho bavuga ko abakire bakandamiza abakene kandi bagakabya
bagakabya kunyunyuza imitsi y'ibyo baba bakoze. Old Major yavuze ko abantu ari bo bonyine barya kandi bagakoresha ibintu badahindutsemo umusaruro. Nibatanga amata cyangwa amagi y'inyamaswa, yasabye inyamaswa gutekereza ku buryo bukataje ndetse amata yazo, amagi, abana ba Clover ndetse n'ubuzima bwa Boxer buzagurishwa ku ruganda rukora kore igihe azaba atagishoboye gukora. Yemeza ko umuntu ari we ntandaro y'ibibi byose biri muri famu. Kugira ngo inyamaswa zibohoke zagombaga gukora impinduramatwara zikirukana abantu. Yaburiye inyamaswa ko zitagomba kwemera ko abantu bazikoresha bunyamaswa kugira ngo inyungu zabo zibashe kujya. Amategeko y'inyamaswa baratoza abantu ko ari bo bashobora kugira inyungu zimwe. Abantu bose ni abanzi b'inyamaswa zose. Inyamaswa zose ni inshuti. Ibi bihura cyane n'ibitekerezo bya Karol Marx wavugaga ko ikibazo gikomeye ari uko abantu bakora ariko ntibariye umusaruro w'ibyo bakoze. Old Major kandi yasoreje ku magambo akomeye cyane asaba inyamaswa kutazigera zibona abantu nk'inshuti. Ibi byerekana ko nyuma y'impinduramatwara cyangwa ibitekerezo bitandukanye bitazaba byemewe. Mu gihe yari ari kivuga, imbwa zabonye imbeba enye zumva ibiganiro maze zirazirukana. Old Major yahise asaba ko habaho itora ryo kumenya niba inyamaswa zose zo ku gasozi ari abanzi cyangwa inshuti. Inyamaswa hafi ya zose zatoye ko ari inshuti. Injangwe n'imbwa nizo zonyine zatoye oya, ariko nyuma basanga injangwe yaratoye ku mpande zombi. Old Major yongeye kuburira inyamaswa ko zitagomba kumera nk'abantu, kunywa inzoga, kuryama ku bitanda cyangwa se gukora ubucuruzi. Yanavuze ko inyamaswa zitagomba gutotezwa kuko zose zingana. Nubwo Old Major yavugaga ibi bintu bikomeye kandi bidashidikanywaho, yanaburiye inyamaswa ko igihe zizaba zimaze gutsinda impinduramatwara zitagomba guhinduka nk'abazikandamizaga. Ibi byerekana ko akenshi abantu bafata ubutegetsi bashobora kwangirika bagatangira gukandamiza abandi nk'uko nabo bakandamizwaga mbere. Old Major yahise yigisha inyamaswa indirimbo yitwa Beast of England yari yarigishijwe na nyina akiri mutoya. Iyi ndirimbo yavugaga ku gihe kizaza aho inyamaswa zose zizaba zarabohotse ku gitugu cy'abantu. Inyamaswa zose zifite ubwenge bwinshi, zifite ubushake bwinshi bwo gukora akazi, zarahise zihinduka. Inyamaswa zimaze kumva iyi ndirimbo ari nziza, zahise ziyiga vuba vuba maze igenda ziyisubiramo inshuro nyinshi. Iyi ndirimbo yasubiwemo henshi cyane mu nyamaswa kandi inshuro nyinshi. Bahagaritse Mr John wari warafashe imbunda ku ruhande rw'ikiraro, bigatuma inama irangira. Ahangaha bari gukora inama, Mr John yabaye nk'urasa isasu imbere y'ikiraro maze iyi nama ihita irangiza. Beast of England yerekana imbaraga z'ururimi mu guhuza abantu cyangwa se inyamaswa. Buri nyamaswa yashoboraga kuyiga no kuyiririmba, bigatuma zose zigirira icyizere cy'impinduramatwara. Ariko kandi iyi ndirimbo yashyize imbere cyane inzozi nziza z'ejo hazaza, ku buryo yagereranyijwe ko ubuzima busanzwe bushobora mu guhuza abantu cyangwa inyamaswa. Buri nyamaswa yashoboraga kuyiga no kuyikunda, bituma zose zigirira icyizere ndetse nazo zigirira icyizere cy'impinduramatwara. Ariko kandi iyo ndirimbo yashyize imbere cyane inzozi nziza z'ejo hazaza, ku buryo yirengagije ko ubuzima busanzwe bushobora kuzazana ibisubizo n'ubugome no hagati y'inyamaswa ubwazo.